Angalia. Reba sha. Reba jenizi sha. Jenizi za Kigali wazibonye. Angalia n'abajama buri wese na coffee dating mu mukono mu kiganza. So mwarangiza se kabona hari abahurudutse jenizi zirakennye sinzi gute. Jenizi kennye iti hora kuri arena bro. Ariko uzi igiciro cyo kwinjira muri arena. Day by day haraba icyo bita amashow atandukanye kandi izi jenizi niziburayo. Harangiza ngo jenizi ngo namula ngo sinzi gute. Reba yuzuzwa n'ibihumbi 10 y'abantu muri arena nibo bayuzuza kandi mubare nyamwishi ni jenizi. Wabonye watoto mama yake na mama. Angalia mukondo wazi reba sha. Ubu urabona hari ikibazo afite. Ari n'icyo atekereza kugira se. Urazuhurudutse yongoza za kiyanja uzubwira abanyarwanda ngo jenizi ngo zirakennye. Urudukiyo zabigutiya ngo jenizi ngo zirakennye. Wowe niba wowe ari ryo geno ryawe ryo kuba kiyanja nabigutiya nabyimana nakobona handi urajya kubishyira kuri bose banituriye za Nyarutarama Kibagabaga n'ahandi. Ntabwo byakunda bro. Wowe get your life. Ibyo nibyo byawe, ibyo niryo geno ryawe. Hari nubona biri kwanga unasohoke keje ujye n'ahandi. Ushobora kwanga keje ukajya muri Musanze mu mujyi naho hari umujyi bigakunda. Ukajya KMB birakunda Kamembe. Wajya Nyanza naho hari umujyi n'ahandi yo za Nyagatare n'ahandi birahari imigira. Ariko wiza kubwira abatuye keje ngo bafite inzara. Bafite inzara urabona abana bari guseka gutya reba sha. Reba Salimikeni we. Y'abantu badafite wivu. So nibwo rero ujya kumva umuntu arahurudutse mwenye wivu. Kabonaje yiruka ati abanyarwanda turubyiruko turakennye sinzi gute ngaho. Nyereka buryo cyo gukena. Urabona abana bake. Wowe aho kuvuga ngo wahuye n'inzitizi z'ubuzima kuko twese siko twagira bari mu isi. Ariko aba bana wigira komateri nyinshi bro. Aba barahiriwe urabona barasa neza. Utaza kubona tiki kujyana arena ukabura na style uri bwambara ujyayo. Rega na style zirakonta ahantu nkaha. Beka arena ugira ngo upfa kwinjira kenyeje. Uragenda we na style yifatika. Nanjye ndikaka security wasubirayo.